birahari ndetse ni na byinshi, ariko kuko biringiye Uwiteka Imana ntago babusha, ntago nibanyeganyeza ngo bave muri position bahagazemo. Baririmbira bagakorera Imana kandi ibibahiga bihari, ariko kubera imbaraga z'Imana zikabarinda. Kuvuza Imana nta shusho dufite, tuva iwacu ahantu ari amafaranga, kubera umuhamagaro turasafaringa, turakuritika, twarakennye, turasonza, ariko ku buzima bwacu hariho amavuta akiza. Nta mafaranga dufite, ariko ku buzima bwacu hariho amavuta akiza. Nanjye ndi kumwe n'abakristo bahangaha, nuvuga ndamena, ndetse n'abandi baturutse impande n'impande, ndavuze ngo Uwiteka himbazwe utaragutanze. Belong to God. Kandi hari ibyari bihari byari kuguhitana, ariko ishimwe, ndavuga Imana ihabwa icyubahiro yitaragutanze. Navuze ndamena, ageze muri Zaburi 20 mu muti ikagukora kugira ngo uzabere abandi umuti. Mama shenge, nta muntu wambara inyota atabanje kujya hariya. Barakubeshye. Kadete twabanje guca kuri kaza Kadete muri mu biki gwaca ku ikosi, kosi y'inzara. Uzi kosi y'inzara, nashonje inzara y'umwaka umwe, ariko yirambuye yaba nk'imyaka 40 y'umwaka umwe 2009 maze kubaka urugo. Nubatse urugo 2008 2009, inzara yaranjujubije. Nkajya mu biterane za Burundi, za concert, za kizo, Imana ikavuga ngo nzabagira abo kwifuzwa. Ntukite ku by'abantu bavuga, cyo wita ku cy'Imana ivugana nawe. Zamura cyane vuba amahana. Abantu bavuga, ariko Imana ivuga iki ku buzima bwawe? Hebade ikatubwira ngo tuzicarana n'abakomeye. Umuntu yango twicaranye n'abakomeye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Kandi mwayitabye muri bazima. Imana ishobora byose twicaye imbere ireba ibyifuzo byanyu. Kuzinduka kwanyu muzi imbere yayo ntabwo ari by'ubusa, kandi gusenga bigira umumaro ndetse mwinshi cyane. Hari ibidashobokera imbaraga z'abantu, cyangwa se ubushobozi bw'amafaranga, cyangwa se bidashobokera ubwenge bw'abantu, kandi ubwenge nabwo burakora rwose. Iyo tubivuze gutyo ntabwo tuba tubupfobeje, ariko hari binanirana hagasigara icyo bita gusenga Imana. Rero Imana ihabwa icyubahiro ko iduhaye umwanya mwiza cyane kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Imana iduteye iteka. Rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Danieli, igice cya 3. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 3. Kadusome duhere ku murongo 24. Igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 3 murongo 24. Kadusome niba twahageze. Aravuze ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 babuswe? Baramusubiza bati, ni kuko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iyo mwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango
w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati yemwe ba Sadraka Meshaki na Abedinego mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe nimusohoke muze hano. Nuko Sadraka Meshaki na Abedinego bahirako bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama umwami baraterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo itababutse n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro ubanukaho. Imana itugirire neza. Nari mvuze ngo Imana itugirire neza. Ndagira ngo tugarire kuri ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo hari imbaraga z'Imana zirinda abayubaha bakabaho kandi bibica bihari. Imana imuhumugisha kandi ndetse n'ubuyobozi bw'itorero ryose hano rya Kacyiru, Imana ibahumugisha. Nturutse niboshye niho dukora umurimo w'Imana, ariko kandi twahamagara gukorera Imana, ubwo ni icyangombwa cyanjye kiri. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Ndi umugabo yubatse, ndabyaye nyine, hanyuma ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Hari imbaraga z'Imana zirinda abayubaha bakabaho kandi bibica bihari. Mvuga amen. Ndumva ashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana. Dawidi yavuze ijambo ryiza cyane, Zaburi ya 24 aravuga ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ariko aravuga ngo Uwiteka himbazwe utaradutanze. Nanjye ndi kumwe n'abakristo bahangaha, muvuge ngo amen, ndetse n'abandi baturutse impande n'impande, ndavuze ngo Uwiteka himbazwe utaragutanze. Belong to God. Kandi hari ibyari bihari byari kuguhitana, ariko ishimwe ndavuga Imana ihabwa icyubahiro yitaragutanze. Mwavuze ngo amen. Ageze muri Zaburi 25 umurongo wa mbere aravuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. They don't France because ngo utabashika kunyeganyezwa, kandi ibiwunyeganyeza ntibyabura, ariko ngo umuntu wiringiye Uwiteka ngo ameze nk'uwo musozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye. Muvuga ngo amen. Abantu biringira imbaraga z'Imana, biringira Uwiteka, baba bahamye kandi bibanyeganyeza birahari, ariko barakomera. Mwavuze ngo amen. Nako inabumva mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Ibibanyeganyeza birahari ndetse ni na byinshi, ariko kuko biringiye Uwiteka Imana ntago babusha, ntago bibanyeganyeza ngo bave muri position bahagazemo. Baririmbira bagakorera Imana kandi ibibahiga bihari, ariko kubera imbaraga z'Imana zikabarinda. Aba basore bivuze batatu, Sadraka Meshaki na Abedinego, n'abayuda banyazwe n'umwami Nebukadinezari. Amateka murayazi sinza kuyavuga cyane, ngo arabanyaga. Nebukadinezari anyaga n'ibikoresho byo mu nzu y'Imana, anyaga iby'agaciro, anyaga abayuda bose abajyana i Babuloni. Aba basore Bibiliya ivuze bageze i Babuloni bakomeza kwitoza kubaha Imana. Nubwo bajyanwe i Babuloni, ariko bakomeza kubaha Imana. Baravuga ngo Imana yaturebaga iwacu Buyuda turi mu
Babuloni iracyatureba. Muvuga amen. Bakora umushinga wo gukomeza kubaha Imana. Mu gice cya mbere igitabo cya Daniyeli ngo bagambirira mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya umwami yaryaga ndetse na vino yanywaga. Imana tugire neza ngo kuko byabaga byacishijwe imbere y'ibigirwamana. Ibyo kurya ibyo kunywa umwami bamuhaga byabaga byanyujijwe imbere y'ibigirwamana. Ngo abahungu baragambira mu mitima yabo baravuga ngo twebweho tuzarya ibishyimbo n'amazi ariko tugumane umwuka w'Imana. Tuzarya ibishyimbo n'amazi ariko Imana ikomeze ihabwe icyubahiro. Mwavuze ngo amen. Nekereza baravuze ngo kugira ngo tuzaresiste, kugira ngo tuzagira imbaraga dushobore i Babuloni, nuko tuzaba dufite imbaraga z'umwuka wera. Imana bampera imbaraga z'umwuka wera. Banga kurya ibyo byo kurya umwami yaryaga, kuri iryo gaburo ry'umwami ndetse na vino yanywaga. Bebera kurya ibishyimbo. Imana tugire neza. Bibiliya yaravuze ngo igihe bagomba kumurikirwa umwami, ngo bageze imbere y'umwami, abo bahungu b'Abayuda bari ibishyimbo banyweye amazi. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo bari bafite ubwiza. Icya kabiri ngo mu by'ubwenge bagira inshuro 10 ku bundi ubwenge bw'abari ibyo biryo umwami yariye ndetse na vino. Aba basore b'Abayuda bagira inshuro 10 mu by'ubwenge, mu by'ubuhanga. Imana tugire neza kuko bubashye Imana, kuko babanye n'Imana. Mu gice cya kabiri umwami yarose inzozi, ngo arota inzozi abuzisobanura. Imana tugire neza. Mwavuze ngo amen. Ndaje mu kanya hari ahantu nyine ndaje mu kanya turaje dusenga Imana, ariko nagira mbanze mbabwire ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwami arota inzozi, hanyuma Bibiliya iravuga ngo arazibagirwa. Ngo azibagirwe ahamagara abapfumu, ahamagara abakonikoni, ahamagara abanyabwenge ngo baze bamusobanurire inzozi. Ngo bageze imbere y'umwami aravuga ngo narose inzozi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nazibagiwe. Icya gatatu zampagaritse umutima, none nimunsobanurire izo nzozi. Baravuga ngo mwami turi abahanga mu gusobanura inzozi, ariko ntabwo twabasha kuzisobanura utazitubwire. Zitubwire tugusobanurire inzozi warose. Umwami ngo muzindotorere, narose zampagaritse umutima, nazibagiwe, ariko nkeneye ko muzisobanura. Umwami yarahagaritse umutima ku bw'izo nzozi. Ngo bagerageje birabananira. Birivuga ngo iki? Ngo baravuga ngo ariko hari abandi bahungu n'Abayuda baravuga ngo nabo nibabazane dupfane nabo, kuko umwami yaravuze ngo ubwo bibananiye mwarariye kuri bije y'igihugu murago mugomba gupfa. Ngo bahamagara Daniyeli, Sadraka, Meshaki na Abedenego, nabo bahamagara ariko babajyanye kugira ngo bapfane n'abakonikoni n'abapfumu. Imana tugire neza. Ariko abahungu bari baranze kwiyanduza. Telasabaneta nimero Imana icyubahiro. Prekosone awa bari baranze kwiyanduza, bari baranze gupfapfana batu tuzubaha Imana, bakora umushinga wo kubaha Imana. Reka mabwire bantu baje imbere y'Imana, abantu bafite intego nziza yo kubahisha Imana. Imana nayo igiye kukubahisha, Imana nayo igiye kubana nawe. So nk'uzamuna no gutyo yarambura, mujye muyarambura yose, kuko niyo dusuje abanyacyubahiro dushyira habiri. Nusaba rifuti ashyira habiri. Yatinzeyo ibi bintu bijya bikora, ibi bintu bijya bikora. Mose yajyaga yazamura ingabo hepfo zikabona intsinzi. Uku tuyazamuye abariko Imana ireba imiryango yanyu, uku tuyazamuye abariko Imana ireba abana banyu, uku tuyazamuye abariko Imana ireba igihugu cyacu ikigirira neza. Uku twaje imbere y'Imana, aya tugiye gusengera aha bayobozi agira umumaro kuri twe
twebwe ndetse n'abandi batageza samuzamura cyane. Haleluya. Bahamagara abasore b'Abayuda ntabwo byari kugira ngo babone promotion bazamurwe mu ntera, byari kugira ngo bapfane n'aba bakonikoni. Ariko abantu bubashye Imana ntabwo muzamwara. Hari igihe bisa naho ugiye kumwara ariko Imana ikigaragaza. Hari igihe bisa naho birangiye ariko Imana ikaza igatangiza ubuzima. Hari igihe abantu bashyira full stop ku buzima bwabo, bagashyiraho akadomo bakavuga ngo byararangiye, ariko Imana yaza ikavuga ngo ubuzima nibwo butangiye. Bagiye baduha iminsi, Imana ikaduha amezi, baduha amezi, Imana ikaduha imyaka, baduha imyaka, Imana ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana zitabara abayizera, bayubaha. Hari imbaraga ziturinda, hari imbaraga z'Imana zirinda abubaha Imana, zikabarinda ibica bihari ariko bakaresista. Abagwa bakagwa ariko abubaha Imana bagakomeza bagakomera. Ko numva ndimo mfashwa no kuririmba nanone kandi se my goodness. Dogita muraho neza? No muntu w'Imana umwami ashimwe. Bamwita Mandela, kuva kera twamwitaga Mandela, n'umukozi w'Imana Dogita. Bibiliya iravuga ngo aba Bayuda barabazanye ngo babageze imbere y'umwami. Umwami aravuga ngo nta bintu by'imikino narose, none inzozi nazibagiwe, zimpagaritse umutima, muzisobanure. Ngo Daniel na bagenzi be babwira umwami, baramubwira ngo duhakanya tujya imbere y'Imana, duhakanya. Ndashimira Imana ko waje imbere yayo. Duhakanya tujya imbere y'Imana, tujye gusenga. Bivuga ngo iki? Ngo abahakanya ko kujya gusenga, ngo bagiye gusenga, muvuga amen, mwavuze amen. Bajya imbere y'Imana barasenga. Reka nkubwire, ibyananiranye tugeze imbere y'Imana bijya bikunda. Ibyabuze umurongo twageze imbere y'Imana, Imana igira umurongo. Indwara zananiranye abadogiteri n'abahanga n'abemera, n'abahanga b'amagufwa, n'abahanga bazi kubaga, n'abahanga. Ariko hari igihe binanirana, byananirana dogiteri akavuga ati genda wisunga Imana yawe. Ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka. Iyo tuvuga Imana ntabwo tuvuga niyo twasomye mu bitabo. Twabonye Imana vist over the there, twabonye Imana ikora, twabonye Imana ishobora ibyo abantu badashoboye. Ngewe ntabwo mvuga Imana nk'iwayize mu bitabo, nk'ize teology, no, narayize, ariko nyivuga nk'uwabonye, wayibonye kandi ntiyampamagaye. Amena ariko amena nanone. Mama jya uvuga ibintu byose bipfira muri mind, jya uvuga ibyo bintu gusenga wigize ukuri umuseriyeze, wigize umuntu hapo mugisha mwari mu muyobozi wanjye muvuga ngo amen. Ibintu byo gusenga mwigize abasirimu bedicade Dios twese Imana icyubahiro. Nejo muri nena gitanze dutere hari ati nejo muri nena yivuze twese Imana icyubahiro mu gitanga n'umwe mwatabawe. Niba hari ikintu kinezeza Imana ni ukuyivuga neza itaragutabara. Niba hari ikintu gikora ku mutima w'Imana ni ukuvuga Imana neza itarakugirira neza, itarakugaburira ukavuga ngo ni Imana, itaraguha kubyara ukavuga ngo ni Imana, itarakwambika ukavuga ngo ishobora byose. Twavuze Imana nta buzima dufite. Wafashe umujyi wa Kigali kubera ijambo yamandeta, kubera Imana. Uri Kacyiru kubera Imana. Headquarter ahantu n'ahantu headquarter, this is by there. Pomera Imana amashyi se ugere kintu.
Imana nta shusho dufite. Tuva iwacu ahantu hari amafaranga. Kubera umuhamagaro turasafaringa, turakubitika, twarakennye, turasonza, ariko ku buzima bwacu hariho amavuta akiza. Nta mafaranga dufite, ariko ku buzima bwacu hariho amavuta akiza abohora. Kasengera umuntu urwaye kanseri agakira, ariko nera ku mutima, nera no mu ikofi. Hari igihe wera ku mutima ukera no ku ikofi, ikofi ikabana. Kugira ngo se nawe wenyine ari yijyanire. Wavuze ngo amena rata. Bena anda wide. Nishimba sipiye. Kuvuza Imana nta cyerekezo. Thank you. Imana nayo ikora mu kiganza. Vuga nabyemeye. Imana igukoze mu kiganza, byari byaranze birakunda. Twakoreye Imana mama, ntimuturebe. Twakoreye Imana twambaye ipantaro imwe. Jewe nambaye ipantaro imwe. Muri mujyi wa Kigali nyobora urubyiruko niboye, harimo aba general, harimo abantu bakomerize basomye by the way, bavuga ariko nkabayobora, kubera yavuze ngo nzabayobora. Twavuze Imana tudafite epfo na ruguru. Jewe mvuka i Gasabo, n'umwana w'i Gasabo hari imfatira muri mujyi wa Kigali, ndimo niga hara Kicukiro, ndi kwa Marume n'umudivantiste, abantu b'imbere bakomeye cyane. Ariko Mana we impamagara ndi kwa Marume ngo haguruka ujye kunkorera. Ndabane hari ba pasiteri babisengewe bari ntago nzagenda. Ikambwira ngo ndashaka kunkorera full time. Ibihe byose inshuti y'Imana yaramfashe ndemera, haraho yakanze ndemera. Ntubone tuvuga haraho yadufashe turemera. Ndavuga ngo ndabyemeye. Ndahagurutse kwa Marume, ari amafaranga, ari byo kurya, n'abacuruzi bakomeye hara Kicukiro centre bakomeye bafite ndagenda nkajyanirwa ngenda muri inzara yaranyishe, twirwa tugenda dukorera Imana. Naragenda ukagira ngo nimo ndagaruka, ubu narabyibushye ndi big. Naragenda ukagira ngo nimo ndagaruka, tuvuga Imana, turabasore bavuga Imana, nta cyerekezo bavuga ngo tuzabimbwa, ariko Imana ikavuga ngo nzabagira abo kwifuzwa. Ntukite ku byo abantu bavuga, cyo wita ku cy'Imana ivugana nawe. Zamura cyane vuga amahana. Abantu bavuga, ariko Imana ivuga iki ku buzima bwawe? Hebade ikatubwira ngo tuzicarana n'abakomeye. Umuntu kugira ngo twicaranye n'abakomeye. Mandela ejo bundi ntabwo twicaranye n'abantu bakomeye. Bangahe ntibari baje iwanjye se? Ndi nkande se kugira ngo abakomeye uzi icyo bashaka? Mumera ikiganza mubwira ngo agaciro n'amavuta. Bika amavuta, gabanya amatiku, gabanya amagambo. Agaciro n'amavuta. Hari ibigiye gukorwa n'amafaranga, hari ibigiye gukorwa n'inyuguti twize hakurya, hari ibigiye gukorwa ariko hari ibigiye gukorwa n'imbaraga zima. Iyo bazanye abantu barwaye badayimoni ntabwo mubarambikaho inote ngo bagende. Kandi tujye twemerana. Paulo ari kuvuga ngo mwemerane. Iyo niba aruvuye kwiga hariya, hari ibyo agomba kuza gakora, kubera ko Imana yamuhaye ubwo bwenge, tumwemere. Niba afite amafaranga, hari agomba izi mikrofone, ibi byuma, izi sound proof, ibi nabonye birahangaha, ziriya ni money, n'amafaranga. Amafaranga muvuga ngo nayo arakenewe.
hari amasengesho ngiye ntazongera gusenga abayobozi ngo naho ibindi byose wabireka ukaza ubuse naje nta sa amafaranga ubuse naguhagarara imbere ipantaro yaracitse ugafashwa usitwara aho twatambukaga dufite amavuta ariko bakabanza kureba inkweto zigenda zimyoza muzi si inkweto zimyoza zigenda zimyoza ubwo kandagiye mu mazi ukandagiye erega namwe nubwo mwigira abasirimu namwe ibatabaye ejo bundi mumera ikiganza ngo nagutabaye ejo bundi dodo kandi yanze kubimubwira bate ko mwirengagiza mukibagirwa ariko kimwibagirwa ubu ni gutabaye ejo bundi nimuzamure muvuga ngo amen asekana ako gasura ntikazanye ejo bundi abantu bavuye mu cyaro bafite ambaraje y'icyatsi yanditseho kalendari jewe nawe afite ambaraje y'umukara n'indi ya kalendari yari ya Rayon Sport yabagiriwe abantu b'abakinnyi bameze gutya jewe ndayizi haleluya ubu Imana tuyikamira mu gipozi mama witwa mama Gifuti mama Ndesi n'amazina y'amasirimu amazina y'amasirimu papa Mugisha papa Holy papa Gift ntabwo ari nyiranzamurere cy'Imana yamumpereye sinzabakirana sinzabakwira bamukanyandwi ubu n'amazina n'amazina ava mu bitabo ba kansirita ba konsolata nabitwaga ba Clementine base aragerageza akagahina ba Claire ba Kento Chantal Kento Mese Sima n'ibihumbi ejo bundi ubu tuyivuge nabi twateranye hano Kacyiru abo bagabo Imana yagiye tuyivuge nabi hari abagabo Imana yagiye neza muri iteraniro Dawidi ngo nirutse iminsi ya kera urambura amaboko niko mama nawe usibukaraba amazi ashyushye nawe ufite uya gushyuhiriza nimwahuriye i Kigali se ejo bundi Imana igutabaye aracana ku makara no kuri gaze iwanyu nimwazunguzaga ikibingo gutya muri systeme ya gutya ariko kuki mwibagiwe ikibingo none murakanda ku gikuta umuntu arere ibyo byose si ibintu Imana ikoze navuze amen kandi please uvuga Imana neza nikikongera please uvuga neza yego muvuga amen muvuga amen twakora beneda reka mabwise kuri twambara ipantaro imwe nambara nkayifura ninjoro kandi ubwo ndahantu hari amafaranga naho mvuka ari nta kibazo ariko kugira ngo Imana inkuremo za kode zose ntabwo Imana yagukoresha itaragukora irabanza ikagukora mu muti ikagukora kugira ngo uzabere abandi umuti mama shenge nta muntu wambara inyota atabanje kujya hariya barakubeshye Kadete twabanje guca kuri kaza Kadete muri mu biki gwaca ku ikosi y'inzara uzi kosi y'inzara nashonje inzara y'umwaka umwe ariko yirambuye yaba nk'imyaka 40 y'umwaka umwe 2009 maze kubaka urugo nubatse urugo 2008 2009 inzara yaranjujubije nkajya mu biterane za Burundi za concert za kizo nkajya Bugande nagera kuri boda babandi bagatahana imigati ngi n'amaji ngi nkanuye gutya ariko bari mu bikisi ikankuba nagiye Bukavu mu giterane gikomeye international ibukavu ni nka DPRU ya bamba 700 nibo bambere nijye kwakira ku mafaranga mwari uwo bambwe ngo nzajyane utushaka umwigisha uzazane kuko ni giterane gikomeye kuri mu biki uwo najyanye barayamuha bamwe ati uze guhereza umuko barubaha cyane n'abantu bubaha abakozi b'Imana ureke ibingibi mamubona abakozi b'Imana amavuta utemera nta gukorera
Yesu nawe nta mpamvu yo kwirirwa avugana nabo byinshi, baramupinze ajya gukora ibitangaza ahandi. Mu gihe mutubaha abashumba, mwubaha abantu b'Imana babahagarara imbere, nta mugisha. Ugomba kubaha amavuta. Natwe turabubaha, muri ab'agaciro. Iyo mwe mudahari simba mpagaze aha, kandi mufite ibintu bikomeye cyane Imana yabahaye mugomba gukora mu nzu y'Imana no mu bantu b'Imana. Niyo mpamvu Yesu murabo kubahwa. Tugire neza. Uwo mubyeyi envelope ya miliyoni, emiliyoni. Ibi mvuga bifite ubuhamya. Uwitwa Riziki, Riziki w'Ibutare, uzagenda niwe wampuje n'abari abantu. Riziki umugabo n'umuganga, uzabimubaze. Mama Rusine uzabimubaze. Uwo najyanye mugize ibanga niwe wafashe amafaranga ahita ntoroka. Twari gutaha ku wa mbere tuvuye mu giterane ku cyumweru, maze gusengera uwitwa Gavana wa Kinshasa, niwe muyobozi mukuru w'aho uryo torero. Azana indege akazare minuza, arangije arankwepa aragenda. N'amafaranga nari mfite amadolari bampaye yo gutega uwo Gavana, mitanya bagabanye bose uko ari 4. Uzabimubaza. Arangije ahita nkwepa siga Bukavu, ahita afata ayambuka hakurya, arara hakurya. Mu gitondo afata iki Kigali, miliyoni barayitambukanye, barangota bayajyanye. Nuko ntibyarangiye, byari ishuri. Nibyo nuko dukorera Imana twarakubitse, ariko Imana ivuga ngo nzabagirira neza, nzabagirira neza. Aba bahungu bubashye Imana, reka nze dusenge. Bubashye Imana, banga kwiyanduza. Mu gice cya 3 umwami aravuga ngo abantu bose abajyana mu kira cya Dura, ashyire ikigirwamana. Aravuga ngo abageze bakiramye, nimumva amakonda n'imyongi n'amasa bya bindi byose bihari, mubarare hasi mu kiramye. Abahungu banga gupfukama, baravuga ngo twebwe hari Imana yo mu ijuru, hari Imana yadutabaye, hari Imana yabanye natwe, hari Imana twabonye ku bishyimbo n'amazi, hari Imana twabonye ishobora byose. Banga gupfukama, ngo barihuta cyane babwira umwami, baramubwira ngo babandi wahaye icyubahiro, babanyagano, b'Abayuda nibo bagandiye itegeko ryawe. Ngo umwami araza aravuga ngo nimwe mwabyitumye. Ijambo rivuga ngo nimwe mwabyitumye byari bivuze ngo ese nta waboheje, nta wabashutse ko nsangwe mwubaha. Ninde muri umwami iyo baza kuvuga ngo ni runaka, umwami ari kugwa nabo wabo, ariko aravuga ngo none se niyihe Imana yabakiza itanwa ry'umuriro ugurumana? Niyihe Imana yabakiza amaboko yanjye? Nimwumva akantu ababwiye, biravuze ngo Imana yanyu itarabatabaye mbavana i Buyuda, Imana itarabatabaye mbanyaga nkabazana ahangaha, mukaba muri mu maboko yanjye. Iyo Mana se ubwo iri bubakize itarabatabaye kirya gihe niyi? None se ibakize itanwa ry'umuriro ugurumana niyi? Ngo abahungu bahagaze aho imbere y'umwami. Nimuvuga amen. Nimuvuga amen. Barabatukiye kuvuga Imana neza. Reka mabwire, hari igihe Nebukadinezari atemezwa n'amakorasi menshi, atemezwa na za haleluya nyinshi, akemezwa n'Imana igutabaye uvuye mu itanwa ry'umuriro w'Imana, akaba aribwo abyemera ko ufite Imana ishobora byose. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuga ngo umwami azabirangwa n'uburakari bukomeye. Aravuga ngo mubabohe, bazi kuboha, ngo barababoha, barabafata, ngo barazunguza, bazi kuzunguza, barazunguza. Ariko uko bazunguza mu ijuru inama yateranye, uko bazunguza Imana bavuze ngo amen. Muvuge ngo amen. Hari ijambo ryavuze ngo hari bazaterana, ariko Imana izabitari kumwe nabo. Uko bazunguza Imana, ijuru ryateguye uburyo bwo gutabara aba bahungu, ngo babanaga mu itanura ry'umuriro ugurumana. Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya ivuga ngo umuriro uva mufata babanazemo barashya. Uyu muriro warukaze, ngo abahungu bageremo basanga Kristo yabatanzemo. Reka mvuge iri jambo riravuze ngo impamvu utahiye, impamvu utasibye kandi bigusebya bihari, impamvu utapfuye kandi abaroga bahari, impamvu utasaze bashaka kugira ngo usare, hari imbaraga z'Imana zahabaye. Impamvu bari bazi ko umujyi wa Kigali utazawubasha, impamvu ugihari bari bazi ko gukizwa kwawe baguha iminsi, bari bazi ko utabishobora. Mama, utareka inzoga, utareka bya bindi byose,
byose bari bazi ko utabibasha, ariko hari Imana itubashisha. Niko Pawulo yavuze, singiriyo ahubwo ni Kristo uri muri njye. Hari dushoboza. Imana itugire neza. Narivuze ngo haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo umwami ahaguruka n'ingoga ngo arebe mu itama ry'umuriro ugurumana, ngo abonamo abantu bangahe? 4. Niho twasomye. Hanyuma ngo abo bantu 4 arareba ati se ngo arabaza ngo harya twatayemo abantu bangahe? Baramubwira ngo ni abantu bangahe? 3. Aravuga ati no, nge ndabona 4 kandi wakanarasa n'ishusho y'umwana w'Imana. Abahanuye Kristo. Umva uko avuze. Aravuga ngo Shadraka, Meshaki na Abedinego bagaraguye Imana, musohoke. Iyo Imana ikoze igitangaza amagambo arahinduka, barayahindura. Reka mvuge nitonze, iyo Imana ikoze igitangaza amagambo barayahindura. Iyo Imana ihaye ubwenge abana bawe baravuga ngo kwa runaka babyara abantu b'abahanga, kandi halala iyo Imana igutabaye utangira kubona abantu bavuga ngo burya ngo reka turi bene wanyu, batangira kukuvuzana igisanira, kandi ukiri no the bar nawe ushaka kukwitirira, batangira kuvuga ngo watubera marene, batangira kubona ko nta mafoto wayaryoshye, rerere mama shenji. Iyo Imana igutabaye Imana icyubahiro, Imana icyubahiro. Papa, Imana irambwiye ngo osditena so ikoye ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe bwari buje ari kigeragezo gikomeye, ariko kandi ndabwiye ngo byari byatangiye. Imana yamwe ngo yakwimanye. Icya kabiri n'umushimari ngo guhaye umugisha, ugiye gukora byemere biganza byawe mbonye bikora kandi biremera. Ayo mukandeza Imana. Murakoze. Mwavuze ngo amen. Ubwo mu mwuka hari bikoretse. Petostala. Be the God. Pone to use my avangis for a beton. Abanyamwuka barumva icyo Imana ivuze. Abafite mwuka amatwi yo kumva barumva icyo Imana ivuze. Ariko nyine uri mu mubiri wakumva ntacyo. I declare most. Ndabwiye ngo Imana igiye gutanga imbaraga ha muri literaniro. Ubete gukoma amashyi turakome declare hostess for me now. So hari abantu bagomba kwihana uyu munsi mukakira agakiza, kuko hari imbaraga zigiye kubohora ubuzima bwawe, hari imbaraga zigiye kubohora ubugingo bwawe. Denam bishane sten condepele feu you can't. Imana irambwiye ngo ifukuye iriba ryo kunyweraho hano abantu ways me abdi colimentas bitros. Imana irararitse derehela. Hari imbaraga zigiye gukiza indwara zanananye muri literaniro. Hari abantu bafite indwara za Israel ziva ku myuka mibi ndimo ndazibona. Twahawe amaso, twahawe amatwi yo kumva, turimo turumva. Je want a biga. So you need a very bit. Atiko hano ratari adahumirije. Beno abide meno hasten so enorist. Imana izabuye imitsi yawe mama wowe warinete. Lela cause me ureze Imana icyubahiro gutyo no kuboko mama. Ariko narumewe ugasanga umuntu Imana imukirije kujya kwivuriza na India mu Buhinde now for a body. Ariko narumiwe ugasanga Imana yavuze ngo mukuyeho kujya kwivuriza India, kandi umuntu arwaye koko Imana ikamukiza. Ariko Mana we umuntu akabibona nk'ibintu bisanzwe. Imana imira kuri ibintu bikomeye, Imana imira kuri ibintu bigari muri literaniro. Imana imira zuru byari byarapfuye muri literaniro. Nukuri kuyampamagaye itarebye kuburebure, itarebye kumuranga. Nukuri kuyampamagaye itarebye ku mashuri, kuyampamagaye kuyangira icyizere. Hano abibida hari abantu bariraga Imana ije guhoza amarira. Nukuri kuyampamagaye hari abantu bakeneye urubyaro n'ibintu zo muri literaniro. Mu kanya twaje Enida turagusengera aweni ma. Ariko Imana ni gitangaza. I'm sorry. Rimwe na rimwe dushobora kuvuga ibyo Imana yakoze abantu bakagira ngo nukwirata. Twebwe turarata Kristo bikora. Nari aho bita inyakarambe ADPN Nyakarambe 2007 ndi umusore ari kumwe n'abitwa bayinosa bayobora icyumba muri Kinaba Jean Pierre n'abandi Jean Pierre Mukagarama. Noneho yari groupe nayoboraga yivuga butumwa njye abayoboraga
ujya Nyakarambi kuri ADPR hasi cyane ureba Tanzania mupaka rwose hasi. Imana ku cyumweru mishurira umukecuru ufite inda ageze mu mwanya wo guhamagara bihana. Imana inyereka umukecuru mu iterano ndamambwa ni mukecuru gutyo kandi namwe ni Imana yamwe ngufite inda y'imyaka 20 iri mu nda yawe yahirimye irimo indani. Umukecuru ariko ubwo navuze ni mukecuru arongo ntazi kwitaba karame kubera ko hari abantu benshi cyane baje kubera imbaraga z'Imana ziri gukora aho hantu. Hanyuma namwe nufite inda y'imyaka 20 mukecuru ahita agwa muri koma nk'amasegonda nka 30 itagaruka bati ndibutse koko umugabo wanjye yarayinteye wa mbere arapfa nshaka wa kabiri ndamwe ni mama wivuga byinshi bwaragiye kumbwira byinshi. Wagiye Tanzania iburasirazuba mu bapfumu byaranze ntumva ko Uwiteka avuganye nanjye ngwino upfukama ngaho wihana. Agipfukama ijwi rambwira ngo nimubwire ngo ugiye kubyara umwana muzima w'umuhungu. Ibi tuvuga mwebwe reka mabwiza ukuri Imana irakora abantu bapfobya ko Imana ikora na Imana irakora. Hanyuma umukecuru ndamubwira ni kandi uyu munsi ni ku cyumweru mwiterano katikati hagati uyu munsi ni ku cyumweru ntabwo birenza ku kindi cyumweru utarabyara mbivuga gutyo nkuko mbihawe n'Imana. Hanyuma dushoje bagenzi banjye banjyana ku ruhande bati udukoresha ati ibintu bavuze nibiki uko nige ni mu mwuka niko bivuga kuko turi mu mwuka tuba tubibona ubu hari ibindi kubona gutya ndi kubona biri live ndi kubona hano ariko wembi guhanuye nyine ntabwo uri kubibona ariko kandi sinakurenganya kuko ntabwo wahawe iyo mpano ariko birahari hari Imana irimo gukureti irimo kuremera hano muri iteraniro. Hanyuma ndaho ngaho barambwira ati ibintu udukoreshano kubera kwa gatanu tubwiriza dusengera abantu abarwayi rushwima bagakira abasazi bagakira umva twarabwirije abihana barihanye abantu bareraga ku rusengero bakajya saa 8 batarataha. None rero ibintu byose twakoze kuva kwa gatanu kugeza umunsi ku cyumweru byose ubicishijemo umurongo. Ubwo nacecetse umuyobozi nyine ugomba kwanza ugatuza ukabarika kumva. Ndabaza se byagenze gute barambwira ngo uhanure ubwire mukecuru ngo azabyara inda y'imyaka 20. Barangije barambwira ngo none se iyo uvuga ariko ntuvuga igihe azabyarira Mayandi magambo ni kuvuga ngo ukabivuga ko azabyara bagategereza bakahebana akazapfa bamwe baribagiwe. Kuki wabivuze ukavuga n'ingihe azabyarira? Ndangije mfata ijambo ndababwira ngo ese tuzana twayiwe na pastor Mushumba ati twari tuhazi se hoya si kuri telefone none sura mukecuru ari muzi hoya none sibyo Imana yavuze kuri we si ko byari bimeze si yanabyeme. Abandi bati ndababona mwese muceceke yahishuye ko afite inda y'imyaka 20 nge ntamuzi ni nazamuha kubyara na konsoreje. Twahavuye kuwa mbere hanyuma kuwa kane Imana ikora igitangaza kandi babandi twari kumwe babipinga Imana twa dufite gahunda yo gusenga yadukusanije turi ahantu tuma dusenga ara Kicukiro. Pastor Mushumba arampamagara arambwira ati mukozi Imana Janvier ariko ari mu mwuka hari ikintu Imana igikora abantu bakazamuka mu kwizera niho bigiye gukorera hano Kacyiru. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amina. Nini Imana igiye gukorera Kacyiru bigiye gutera abantu kumenya ko iyo twizeye now God is iyo wiringi ari Imana ikome ola before ariko menya hari na komeza utara ushaka ruzo Mungu wangu Imana ikora igitangaza aramamagara ati mukozi w'Imana Janvier ni Karame Mushumba ati ndagira ngo utangarize ngo ubundi centre de santé nayerekeje wa mukecuru ubu nonaha amaze kubyara umwana w'umuhungu muzima wamubwiye mitamva mu madiva nari nicaye mitamfukama hasi mitashiraho parire babandi bose mitavuga mwese muceceke Imana igutabaye iguha ijambo ndaba mwese muceceke. Imana igira ibintu cyucecekesha muri biteraniro kandi ubwo ndahanuye Imana igira ibintu cyucecekesha ku buzima bwawe. Uwo mwicaranye ntukajye umwishinga ashobora kuba afite shinge na rugero ujye wakira ntukamwishinge. Hari umuntu musenga nafite diplome akavuga ati nubwo ndi umushomeri ariko kandi ejo kakazi kashobora kuboneka.
hari igihe mwicara n'umuntu wowe ukanga kwanga kwirwanaho kabati njye mfite ishinge mfite anko kandi arakomeye ashobora gukomanga hariya bakampa akazi noneho ukanga kwirwanaho ugakomeza umwishinga ntufite so wanyu ntufite kwitayeho barakuye kabati njyewe nubwo bimeze gutyo nubwo ubona ndi mu bushomeri ariko mfite diploma yanjye mvanye China mvanye hariya hepfo in Iraq cyangwa Yerika noneho rero akajya afashwa muri so ubwo rero komeza umwishinge n'akazi kawe komeza umwishinge mva muko haryo bicara n'umubyeyi witamariye mu rugo rwe mugabo mwita sheri shushu sweet mutima gikotoro hani gafiriti kanjye sote wanjye noneho kubera ko urumva bamwise kazuba hani akarabo wowe uri mukobwa ugakomeza umaze gutaranika umaze kugiye gukaranika noneho natirara kandi raza kukubohora ukishinga uwo mama uribere mu rugo rwe wasize agafuka k'umuceri usize bimeze neza uri kuri gahunda ukicara n'umugabo udakodesha inzu ahubwo we afite n'abapangayi naho umugabo uraha byamucanze piriyavi yakanuye inzu z'amatariki yo kwishyura yagezemo natirara rero ukajya wishinga wowe ufite ibipangu wowe wicara wowe senga Imana nk'ikinege korera Imana nk'ikinege muzamura haleluya kwishinga abantu we byaciyemo ibintu byaremeye nta kibazo muri firigo yasizemo akantu bimeze neza nava ahangaha ariyakira ariko twebwe twajyaga dusenga amasengesho tukiyakiriza ayandi ese murabizi uzi gusenga amasengesho ukiyakiriza ayandi ukomeze na wishinge uwo nguwo ukomeze umwishinge afite shinge na rugero ariko ijambo ryaravuze ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero idasuzwe gusenga kwabo Imana tugire neza ufashwa rero ugera imbere y'Imana ukajya wirakaza nta n'ibibazo twakuzanye twe twabizanye ibibazo ufite hari wabigizemo uruhare ku bantu turi ahangaha ngenda ndashaka kugira ngo duhurire mu kirere hariya tugire ibintu turemera mu kirere ndavuga mu isi y'umwuka tugire ibintu turemerayo niba abarozi baruga bakaruga ariko twebwe dufite Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'abarozi imbaraga z'Imana zirakora imbaraga z'Imana zirakora papa nomero ikiganza mu izo imbaraga z'Imana nawe zigukorere nawe ola seponde Imana yawe irakora ayo mashimbara y'Imana tuyakomeye ndagira ngo dusenge Imana hari imbaraga z'Imana zirinda abayubaha bakabaho ibibica kandi bihari izi mbaraga zarinze aba basore batatu mwitanura n'uyu munsi ziracyakora izi mbaraga zarinze Daniyeli mu rwobo rw'intare n'uyu munsi ziracyakora izi mbaraga zarinze grand frère Joseph zikamurinda bene se bashaka kumwica bakamuta mu rwobo bakamugurisha ziracyahari imbaraga z'Imana zirahari zirinda bera suko gupfa tutazapfa tuzapfa igihe Imana yagennye ariko bya bindi biturwanya bishaka kutwa umva iyo twubashye Imana iturinda gukinyuka Imana dukureho umwuka wo gukinyuka umwuka wo gukinyuka Imana ikaturinda ndagira ngo dusenge Imana uri ku mutwe dusenge Imana faze ya mbere icyiciro cya mbere umwuka arimo ambwira ni umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza wa mbere undi wa kabiri ni umuntu waguye undi wa gatatu ni umuntu ushaka kwezwa imbere y'Imana urava muri kiganza cyawe ntabwo ndi butinde ngezaho sindi butinde hanyuma dusenga n'Imana kuko
Imana igiye gukora ibintu bikomeye mu bari inyuma n'abandi bagiye kwigisha Elos. Imana yararitse, Imana yakoresha abakozi b'Imana, abayobozi bakararika abakozi b'Imana nabo barakomeza, ariko Imana ije gukora ibintu bikomeye muri iri teraniro. Imana ije gusuka imbaraga z'Umwuka Wera. Zamura ikiganza ushaka kwezwa, waguye utarakizwa, hanyuma tugusengera Imana, tugusengera Imana kugira ngo ibyo Imana igambiye gukora muri iri teraniro nawe uri ku rutonde rw'abantu Imana igirira neza, rw'abantu Imana iri gusubiza muri iri teraniro, ukazagaruka muri iri torero uje gushima Imana. Hari abantu Imana igiye guha akazi, hari abantu badepoje ahantu Samuheya, Imana igiye kugirira neza. Ubwo Imana igiye kuguha ibyo byangombwa uzagaruke, kandi aho umupira warengeye mwabaye gute, aho umupira warengeye ni uburengurirwa. Zamuka ku maguru yawe, hanyuma tugusengera Imana. Ushaka kwezwa, ushaka kwihana, uca bugufi imbere y'Imana, kandi icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko wubashye Imana. uciye bugufi imbere y'Imana ni uguhagarara gusa, ariko ndabona hano hari umukeka cyangwa yes hano hari umukeka. Nimutambuke inshuti zanjye, nimuze nyaruka rwose. Uko utera intambwe wegera Imana, utera intambwe mwegera imbere, pfukama wowe kwaguriye imbago. Yego ngwino nshuti yanjye, ngwino kurira abaza mbere nimuze nkawe. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Ukupfukamye, Imana yo mu ijuru kureba neza, imbabazi z'Imana zikuzeho, kandi ubundi kwihana ni ugufata icyemezo. Buriya nubwo wenda tugira umuco mwiza wo kwatura tukavuga, ni byiza cyane, ariko intambwe ya mbere ni ugufata icyemezo, ukavuga ngo uhereye nonaha nasambanaga